Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Nanone ni Florien Musabyimana tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri Saveur Divine. Nk'uko mubizi dusanzwe tuganira ku magambo y'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana ibice 16 duhereye ku murongo wa 7. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyiza byo gusubira mu ijuru kwa Yesu. Umurongo wa 7, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri aya magambo, turebere hamwe inyungu zo gusubira mu ijuru kwa Yesu. Yesu yaje mu isi afite misiyo, ariko nanone ari busubireyo. Iki kibazo rero umuntu akibaza akurikije ibyo abigishwa babanye na Yesu igihe kirekire babayemo, kuko amaze kubabwira ko azagenda yabanje kubibabwirira mu migani, ntibabyumva. Nyuma rero aza kuberurira ababwira ko azapfa agasubira mu ijuru. Barababara, imitima yabo igira agahinda kenshi. Igize agahinda banabigaragaza mu maso, ndetse na nyuma y'uko amaze gupfa bagiye inama barabiganiraho, bajya impaka cyane, ariko bafata umwanzuro wo kwihangana. Baravuga bati n'ubundi yagiye, ibyabaye byabaye, mureke tujye aho yatubwiye gutegerereza. Ariko yari amaburakindi mu by'ukuri, ntabwo bari bazi impamvu nyamukuru yo kujya gutegereza. Bari bafite agahinda, bafite umubabaro, bavuga bati se k'uyu muntu bajyaga badufatira mu masaka y'abandi akatwishyurira, twabuze umusoro, afata ifi aratwishyurira, ubu ko agiye twaramukurikiye imyaka 3 yose, ubu koko turaba bande? Kwa bisi bari bamaze kutwanga, ko baduciriyeho iteka, imiryango yatwanze twayitaye, ubu koko turaba bandi? Bari bafite agahinda gafite impamvu, kandi bari bafite agahinda kumvikana. Maze Yesu abasubiza muri ubu buryo, arababwira ati ni ukuri icyiza nuko nagenda. Ariko tukibaza tuti kubera iki ibi bintu byari bube byiza? Kuko bari kumwe, muribuka ajyana n'abavaga Emawusi, iyo Yesu yabaga barimo imitima yabo yarasusurukaga, bumvaga amahoro, bumvaga umunezero. Noneho ukibaza uti kuki ibyiza ari uko yagenda agasiga abo bantu? Ndagira ngo nkubwire nawe uri kunyumva mwene data, hari igihe ujya ubona Yesu yagiye, ariko icyo nakubwira nuko ari byo byiza kuri wowe,
kuko kuba Yesu agiye bivuga ko ari wo mwanya wawe wo kwambara imbaraga. Ubundi Yesu iyo muri kumwe, iyo ari we uri kurwana, akenshi wowe ushobora no guteta, yegeza nabivuga akajya avuga ati ibyo byose iyo muri abana bato babaramiza amata, ariko hari igihe kigera bikaba ngombwa ko warya ibikomeye. Yabibwiye n'abigishwa, barababwira ari gusubiza abantu babagishaga impaka, batabigishwa bawe ntibajya basenga, ntibubahiriza isabato, ariko muri make ababwira ko impamvu ibyo batabikora ari uko bari kumwe nawe. Hari ibintu rero byo kuregeza iyo Yesu ahari. Iyo Yesu rero agiye, hari inshingano ufata, hari responsibility, kandi izo responsibility yaziteguriye kugira ngo azatwambike amakamba y'abanesheje, y'abazihagazemo, kubera ko nta nubwo izo responsibility imbaraga dukoresha ari izacu. Nibyo ngiye kubasobanurira rero ahangaha, ari kubabwira ngo ibyiza nuko ngenda, hari ibintu ngiye kubabwira byari bibugarije. Icya mbere, kuba Yesu yari ahari imyaka yose yamaze, aba bantu nubwo bari abigishwa barize teoloji imyaka 3. Ubundi kwiga teoloji imyaka 3 bivuga ko uba ufite lisanse, uba uri umuntu rwose ushoboye gupuratika. Ariko iyi myaka yose yashize, aba bantu ari abanyantege nke. Yesu yarinze agenda bakimwihakana, babona inkota bati simuzi, bakumva urusaku bati turapfuye, bakenyereye ku nkota z'amugi yombi bati tuzirwariza, bene wacu turabazi. Iki kintu rero iyo Yesu atagenda nticyajyaga kuvaho, nta mbaraga bajyaga kubona, bari kuguma bameze nka rubanda nk'abandi. Kugenda kwa Yesu rero kwavuyemo imbaraga zikomeye. Nicyo yababwiye ati ningenda muzahabwa imbaraga. Icya kabiri, aba bantu nubwo bagendanaga na Yesu nta mufasha bagiraga. Umufasha rero, abafite abadamu barabyumva cyangwa abagabo, umufasha ni umuntu ukorohereza akazi. Ahangaha nubwo Yesu yari ari kumwe nabo, barirwarizaga, barijyanaga n'amaguru, baritekererezaga. Niyo mpamvu mu mitekerereze yabo imyinshi yabaga iri mw'ibicumuro. Ariko umufasha yaje aborohereza akazi, ibyo ukora byose bikaba soft, bikoroha ku buryo ubikorana ubuziranenge. Umufasha rero yari akenewe. Ikindi kintu Yesu yababwiye ni uko abantu b'isi batabemeraga. Impamvu batabemeraga zarumvikanaga, nta mwuka wera bagiraga, nta mbaraga bagiraga, nta tandukaniro. Ariko uyu nguyu Yesu agiye, umufasha yaraje, uwo mufasha aje abemeza ab'isi. Ab'isi babemeye ryari? Bamaze kwambara imbaraga baragiye barababwira bati urya mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi. Ni nabwo babonye izina batangira kwitwa abakristo. Mbese izina riva mu gusubira mu ijuru kwa Yesu. Izina dufite, iryo dutsindishirizwamo, izina ridutsindishiriza, izina riturwanira intambara, ryose ryabonetse nyuma y'uko Yesu asubiye mu ijuru. Ikindi kintu yarababwiye ngo uwo nguwo azabayobora mu kuri kose. Aba bantu ntibagiraga ukuri. Petero yarabeshye inshuro nyinshi kubera kubura iki kintu, ariko bari bakeneye umuyobozi ari we Mwuka Wera. Ikindi yarababwiye ngo ibyo azumva nibyo azajya avuga, kandi azajya ababwira ibyenda kubaho. Harimo utuntu tubiri dukomeye, ni natwo ngiye gusorezaho bene data, mbabwira inyungu zo kujya mu ijuru kwa Yesu, gusubira mu ijuru. Iya mbere ni ukutwibira ibanga.
ni ukutwibira ibanga ku biri kubera mu ijuru. ubu ngubu abakristo hari ukuntu bajya bagira amahirwe bakabona akaviza ko kujya mu ijuru, bakumva umunezero w'ijuru kandi bakiri mu isi. ako ngako ni akabanga Yesu yabikiye abantu bazamukurikira bakamutegereza bagahabwa izi mbaraga z'umwuka wera. icya kabiri ni uko hari ibintu tumenya. ngewe naratangaye, ujya kumva wamara iminsi 2 ukumva Imana irakubwiye ngo iyo nzira ntuyicemo. ngewe Imana yegeze imbwira ngo ntuzongere kwicara ku ntebe yo ku kazi utayisengeye. ibyo ni ibintu biba biri imbere, Imana ikabikubwira ikakwibira ibanga. uyu mwuka rero yarakenewe kandi ntiyagombaga kuza Yesu agihari. niyo mpamvu Yesu yagiye kugira ngo duhabwe imbaraga z'umwuka wera zitubashisha kunesha isi n'ibiyirimo byose, kuzageza ubwo Imana izatwishyira tudafite umunkanyari, tudafite umwanda, ahubwo dufite imbaraga zo gutsindishirizwa na Kristo kubw'imbaraga ze n'umwuka wera. mwakire rero ijambo ry'Imana, nicyo Imana yari yifuje ko tuganira. Mwami Yesu, ndagushimiye kubwira ijambo uriherekeresha imbaraga zawe ku baryumva, barusheho guharaniriza imbaraga kuko arizo wadusigiye. mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.